ibihe byiza kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi ni iby'agaciro. Komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imari nziza cyane umunsi ku wundi. Icyo usabwa ni kimwe gusa, kora subscribe kuri iyi channel ukande no kukazogera kugira ngo buri mari yose tuzajya dushyira kuri YouTube channel yacu yitwa Nzuri Market uzajye uyibona mu bambere gatanu kuri gatanu. Komeza kugira ibihe byiza rero. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited, tuba tugufitiye inzu zikodeshwa, tuba tugufitiye inzu zigurishwa, tuba tugufitiye ibibanza bigurishwa, muri make tuba tugufitiye imitungo yose itimukanwa. Mu gihe rero washaka kugura imwe muri iyo mitungo, inzu, ikibanza, wagana Nzuri Business Group Limited tukurangira imitungo itimukanwa iri ahantu heza kandi ku mafaranga make cyane. Si ibyo gusa kandi, nawe mu gihe waba ushaka kugurisha cyangwa se ushaka abakiriya bakugurira bimwe mu mitungo yawe itimukanwa, watugana tukagufasha gushaka abakiriya mu gihe gito cyane ahantu hawe haba haguzwe. Si ibyo gusa kandi, tugira n'indi service ya property management aho tukumanagingira imitungo yawe. Ibyo byose uko izo service ari eshatu nkubwiye, aba kugurisha cyangwa se no kugufasha gushaka abakiriya ndetse na property management, ibyo byose tubikora neza cyane nk'abanyamwuga. Rero ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Kuri uyu munsi kandi tugufitiye ikibanza cyiza cyane giherereye ahantu heza cyane. Ni ikibanza kiri KWIREBERO hafi y'umurenge wa Kigarama ku ruhande rureba mu mujyi. Iyo uri muri icyo kibanza uba witegeye neza umujyi wa Kigali. Icyo kibanza gifite autorisation y'inzu ya etage iri Jimere. Icyo kibanza kandi gifite ubuso bungana na metero kare 500. Urumva ni ikibanza kinini kandi kiri ahantu heza. Igiciro cy'icyo kibanza miliyoni 45, ariko zishobora no kuganirwaho. Rero niba ushaka icyo kibanza biroroshye, hamagara 07884886 cyangwa hamagara 0782301223. Iyo uhamagaye izo nimero ubasha kubona byinshi kuri icyo kibanza. Si ibyo gusa kandi, ushobora no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Wanditse Nzuri Market itutubona, kandi aho hose nkubwiye haba hariho n'indi mitungo myinshi itandukanye. Mu gihe rero washaka no kudusanga aho dukorera, waza hano ku Muhima hafi na feruje zo ku Muhima. Iyo hageze uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dukorera, niho dufite biro. Uramutse ushaka kudusanga kuri biro niho wadusanga. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ugeze iwacu aba ari umwami, kandi tuba tugufite imitungo iri ahantu heza kandi ku giciro gito cyane. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited, kandi komeza kugubwa neza ndetse ukomeze no kugira ibihe byiza cyane.